urakonje urashyushye ntago urame igisubizo nkonje nta urakazuyazi ndakazuyazi cyangwa nkonje ntabwo naba mpangana ntabwo naba nkureba iyo ukonje nyine urakonje ntunavuga nta n'ukubona kandi iyo urakazuyaze nabyo ntacyo birakunanira cyangwa ntunavuga buryo rukundo rurihangana urukundo. tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umutumire wacu ni Jean Paul Samputu, umuhanzi w'icyamamare, umuhanzi w'umunyarwanda uherereye mu gihugu cya Canada. Twamutumiye mu rwego rwo kugira ngo tuganire, twungurane inama n'ibitekerezo, kana tuganire ku makuru amaze iminsi amuvugwaho, yamuvuzweho ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwibasiye bavuga yuko yakoranye n'abanzi b'igihugu. Jean Paul Samputu yatugendereye hano muri studio zacu ziri i Montreal kugira ngo anaducurangire ku ndirimbo nshyashya yasohoye, kandi muri no kureba ku mashusho. Ngewe wabateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho ni Jean Aime hamwe na studio 360. Jean Paul Samputu ni umuhanzi usanzwe uzi, amateka ye murayazi. Muri makeya yaririmbye muri za orchestre zigiye zinyuranye mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma mu bitero mu ntambara yo muri 1990 yafunzwe mu byitso, amaze gufungurwa arahunga, ahungira mu Burundi, aho yasanze FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubohoza igihugu. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Jean Paul yasubiye mu Rwanda, aho yakomeje muri gahunda ze za muzika, hazamo n'ikindi kintu cyo kubabarira, aho yababariye uwamwiciye umuryango we. Nyuma yaho ngaho yageragaje kwiyunga nawe, kandi agenda azenguruka igihugu cy'u Rwanda cyose. Nyuma yaho yaje kandi no kuba ambasaderi wigisha nyine iby'amahoro n'urukundo. Hano mvuze muri makeya utuntu duke cyane kuri Samputu Jean Paul. Niba wenda hari ibintu bikomeye wenda nibagiwe, wenda bari ku by'ingenzi, Jean Paul uraza kuza kubitubwira, sino tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. urakoze cyane Jean. Hari icyo wakongeraho mu byo nari mvuzeho, wenda niba hari icyo mbeshyeho wenda, cyangwa mu cyo wenda nibagiye kuvugamo? Muri rusange wabivuze, ntago wavuga byose, gusa icy'ingenzi ngewe njya mvuga kiruta ibindi. Iyo umuntu yavutse ariko akavuka bwa kabiri, kuri we kiba ari ikintu kiruta ibindi byose. Ni nko kuva ibuzimu ukajya ibuntu. Mu 2003 nahuye n'Imana, namenye Imana mu 2003, kuko n'ibyo bintu by'ubwiyunge, byo kwigisha urukundo ntago nari kubishobora iyo ntaza kumenya Imana. Iyo umuntu rero icyo yubagiwe, ariko nabwo ni nabyiza ko ari igihe nkivugira, kuko wa mugani hari ibintu biba bireba umuntu ku giti kiwe. Ngewe njya mvuga ngo niho nabaye umuntu Imana yifuza, yandemeye ko mbawe. Muri kino kiganiro cyacu rero murasa kuza kubibona, abakunda kurikirana ibiganiro byacu rimwe na rimwe igihe nyuzamo ngiye nkaguhagarika, utanze ibitekerezo nkaguhagarika kugira ngo wenda bitaza kuza kurambirana. Hagati aho rero waje hano muri actualité cyangwa mu makuru ari kuvugwa, haravugwa Jean Paul Samputu mu bumwe mu byo yigisha nyine by'urukundo n'amahoro. None Samputu Jean Paul, muri no minsi waganire n'itangazamakuru rigiye rinyuranye, hari amagambo yagiye kuvugwaho kuri za WhatsApp, hehe twagiye twumva kuri za YouTube, warisobanuye rwose. Yewe numvishe ibisobanuro byawe muri kino kiganiro, hari byo tuza kuzagarukamo bikeya, ariko mu gice cya kabiri naho turi buze kuza kuganira ku gikorwa cyawe cy'urukundo. None Jean Paul, amagambo twumvishe, ese iriya ni montage cyangwa nibyo koko byarabaye? Birabyarabaye. Birabyarabaye, kuko amajwi arahari. Byarabaye, byarabantu tuganira b'abavandimwe. Ruriya n'urubuga ngo ngira nkugire, urubuga nibundi bwari bwo kwaje rute? Ese nubwo kubereka umurongo mugomba kugenderamo, kuko numvaga bari bakwereka baguha umurongo. Ni groupe yagiyeho, iyo n'izina bitiriye, ni groupe y'abantu bahuriragaho kugira ngo bakore icyunamo. Nk'uko ubizi, muri ibi bihe abantu badahura, habaye ibintu byose byakorerwaga
ku mbuga nkoranyambuga ko babyita nibyo urubuga noneho, nkoranyambaga we nkoranyambaga hanyuma abantu iyo gurupe rero yari icyo yari ibereyeho kugira ngo abantu mu cyunamo abantu batanga ubuhamya bakavuga amateka uko yagiye amera uko byababayeho, haberagaho ibiganiro byinshi. Noneho rero igihe rero cyabaye nuko yewe hari ibintu batashimye nakoze, barambwira bati nk'umuntu duhuriye hano ku rubuga ntabwo twakwifatanya n'umuntu wifatanya cyangwa uganira n'abanzi b'igihugu ngo noneho tuze hano duterane tugumye tuganire, tugomba kukubaza. nibyo koko se uhura n'abanzi b'igihugu uganira n'abanzi Ibyo nibyo nanze ko nta n'iryo jambo umwanzi w'igihugu ubu ngubu mu biganiro nizeye ko ryavuyeho ntabarazongera kurikoresha kuko numva riracyakoreshwa. Ese tukiri ku rubuga tukivuga ku rubuga urwo rubuga ese uracyaruriho barukuvanyeho? baruvanyeho narwo nyuma baravaho, rwaje kuvaho. Rwaviriweho iki nibo bize? Yine kubera ibyo byabereye rwateraniyeho amagambo kuko nta nubwo bagomba kumbaza ibyo bibazo kuri urwo rubuga. Ni ibibazo wanabaza n'umuntu ku giti cyiwe. Urwo rubuga nicyo rwashiriyeho, nta nubwo nabo bari batandukiriye. Hanyuma rero nayo modi yasohotse hanze, ntawe tuzi ukuntu yagiye hanze ajya hose ku maradiyo, inkuru irasakara. Iyo wumvishe ibyivugwamo bavuga ukorana n'abanzi b'igihugu, kuri weho umwanzi w'igihugu ni umuntu umeze ute? Ntawe nibyo nasobanuye ko umwanzi w'igihugu nta mwanzi w'igihugu ubaho, habaho umwanzi umwanzi, habaho umuntu urwanya ubutegetsi. Ariko abantu bari ku butegetsi iyo mvugo barayikoresha nabo ngo bariya n'abanzi b'igihugu. Mu bihugu byose ibyo bibaho, ariko njyewe nashakaga gukuraho nk'umuntu wunga abantu, nk'umuntu uri mu bwiyunge. Iri jambo ntashobora gukoresha, ni ijambo kuko natanze n'ubuhamya bw'abantu biswe abanzi b'igihugu, hanyuma ugasanga nibo bari kuyobora abantu. Ibyo ni ibintu byabayeho. Abantu tugomba kwirinda kwita umuntu umwanzi w'igihugu kuko nawe wabikwita. Ntukemere ko umuntu yitwa izina ryo kwanga igihugu, ahubwo ashobora no kuba yakwitwara nabi mu kazi akora, ariko ntabwo yaba ari umwanzi w'igihugu. Kuri jyewe umwanzi w'igihugu navuga ko ari ubujiji, navuga ko ari mu nyangire. Ibyo twavugaga abantu banga abandi, kumva ugomba kwanga undi kubera ko mudahuje ibitekerezo. Icya gatatu, ibintu by'imico yo guhakwa. Ibara ibintu byo guhakwa abantu bajya bavuga hariko ni ibintu bibi cyane, guhakwa, guhakirizwa n'amashyari bisanzwe mu bantu. Ibyo bizana mu kwanga umuntu akanga, abyo nibyo umuntu aba agomba kurwanya. Ariko umwanzi w'ibyo ntabwo ari kuvuga ngo nuriya mugenzi wawe. Ashobora kuba afite intege nke nkuko nawe wazigira ejo, wazigira buri muntu wese. Izo ntege nke zo wenda zidafite inyungu y'igihugu, ariko si ukuvuga ko ari umwanzi w'igihugu. Ntabwo umuntu aba umwanzi w'igihugu. Ibyo bintu iyo nyito tuzayireke, kuko nko mu bumwe n'ubwiyunge twigisha ntabwo tubyemera, ntabwo ari byiza. So ibi bintu by'ubujiji byo kwanga abandi, byo kumva ufite urwango muri wowe, niko kwanga igihugu. Kuri jye niko niwo mwanzi w'igihugu. Ubujiji n'ibyo. Iyo ni Jean Paul, muri cya kiganiro numvishe nawe uvuga uti hari uburyo wegera abo banzi b'igihugu muvuga. Abivuze cyane, ndabegera rwose abo bita abanzi b'igihugu. Abo bita nawe ntubite gutyo. Abo bita abo bita utekereza ko babita kubera ko banga ubutegetsi, niko bavuze? Bashobora no kubanga gusa. Ni byinshi. Hari abanga abantu kubera ko badahuje ubwoko, hari abanga abandi kuko badahuje ibitekerezo, hari abanga abandi kubera ko batari mu ruhande rwabo mu byo bakora, akumva arakwanze. Hari abanga abandi kubera ko bahisemo ibindi bintu. Nanjye umbona gutya baranyanga, ujya kuri Facebook urebe ibitutsi bantuka. Kubera iki? Kubera ko nahisemo uko ndiko ubu ngubu bwo kuvuga urukundo. Banyangira gusa kuko mvuga urukundo, mvuga imbabazi. Hari abantu bakakwanga. Abantu n'abantu bavuga yuko ukomeje nyine amagambo yavugiwe kuri ya rubuga, bavuga yuko we Jean Paul ubundi intandaro bino byose ni umuhanzi Kizito. Yego. Kizito Mihigo
mwakoze anniversaire ye isabukuru y'imyaka 39 avuga yuko wasabanye n'abanze b'igihugu abari bari muri jiri nshaka kuvuga abakemurampaka harimo nk'umuntu nka Masabo bamugarutseho ibyo bintu ubona ibyo bintu ubyumva ute ku cyo cya Masabo cyangwa na nakivuzeho navuze ko ibyo bitanu nta nubwo byagombye kubareba abacuranzi n'abaririmbyi bahuye bakaririmba ntago wagombye kubabaza impamvu nta nubwo wagombye ubwo ariko byerekanye abaribo byerekanye ibiri mu mitwe yabo ubundi umuririmbyi niyo byaba bimeze bita abantu b'abaririmbyi barasabana bagacurangana ntago bajya tujya tureba ibyo n'abantu b'abaririmbyi bafite aho bahuriye n'ibintu by'amoko iyo tugeze ku muziki turabireka abantu rwose duhura tugacuranga n'ibintu bitaba muri twe bo abandi rero ariko nkubwire ikibazo ntago buriya cyarabaririmbyi ikibazo cyari Kizito ubwe cyari Kizito bumvaga kujya mu bintu bya Kizito ari ibintu bitabaho Kizito yiswe umugambanyi Kizito yiswe umuhanzi w'igihugu kuri jyewe n'uwabaza nkurikije muri iyi minsi ubabajije bo ubwabo ati umwanzi w'igihugu wa mbere ninde bavuga ko ari we yaranapfuye bakubwira gutyo ubwo nagira ngo nkubwire ibyavuye ibyo uganira n'abantu n'ibyo ubona byaje noneho rero icyo nicyo bazizaga ariko ntibakivuge ngo rero ariko uvuga ko ari ibyo kuko iyo evenement itahabaho ntibaba barambaje n'ibyo bibazo uvuze umuhanzi Kizito yigishe nawe urukundo kubabarirana kandi nawe yarababariye nawe kandi niyo nzira urimo kubabarira n'urukundo ubona ari ibintu byoroshye ntabwo byoroshye wanabibonera ku bintu biri kuba nyuma yaho ibiganiro abantu kuri Facebook banyibasira bantuka kandi bakavuga bati ibyo bintu by'amahoro ntabwo uzabigeraho urata igihe ubu aribyo nahoze nsoma mu gitondo ibintu byo kuvuga urukundo byibagirwe ntabwo bishobora kubaho mu banyarwanda ugasanga umuntu areruye yavuze atyo kandi umuntu uzi ubwenge noneho ukumva yampaye ingufu rero yo kongera ingufu n'igihe mu kazi nkora nta n'ikindi nzakora nimba ari n'ibindi nakoraga nta n'ibindi zaririmba ni ndashyira ingufu mu gushyira ingufu mu kubwiriza urukundo n'imbabazi kuko ni ukuri nta kindi u Rwanda abanyarwanda dukeneye n'icyo wabaye mu mahanga agiye anyuranye wabaye mu Bwongereza wabaye muri Afurika wabaye muri Kenya muri Tanzania naho narahabaye Kenya na Uganda cyane wabaye ubu ngubu turi muri Ottawa muri Canada hari amajwi yaturutse muri Canada kugira ngo tubwire imibereho ya community y'abanyarwanda hano ese bamwe babo kwabo abitwa abanzi b'igihugu n'abanga igihugu baragendanirana kugira ngo tubwire weho mu byubona ahubwo iyo mbona nabiriya ibyo byose naba no mu Rwanda hano niho bimeze nabi niho abantu bishishana none si ubona tugira amatorero abantu bajya gusenga abantu bakavuga ngo twe turabahutu tugiye kugira church y'abahutu twe turabatutsi twe tugiye kugira church y'abatutsi noneho tubishyira mu gusenga ushatse kubona ikibazo cy'abanyarwanda ukibonera mu biyita abakristo niho ubonera ibibazo kuko abandi bo nibura wavuga uti ntago bazi Kristo ariko utekereza abantu bazi Kristo bakorera Kristo ariko ugasanga nibo baryana ugasanga niho hari umwiryane ugasanga urukundo rurabuze aho niho utangira kubonera ibibazo by'abanyarwanda nibyo koko birumvikana ndagira mbabwire ko turi cyari kumwe n'umuhanzi Jean Paul Samputu twamutumiye mu rwego rw'ibikomeje kumuvugwaho muri no minsi natwe twifuje kumuganiriza kugira ngo atuganire Imbonankubone kuko ibiganiro byinshi yabikoze mu majwi ariko hano twagerageje kumuzana kugira ngo mumurebe Imbonankubone murebe se Samputu nk'umuntu ukomeye ameze ati kugira ngo mwamubonye Samputu arakomeye ari kumwe na gitari ye Samputu ikibazo nshaka kubaza abantu benshi bakubaza bati batandaraje bashaka gufata abantu kuri bice bibiri
yaba kubarwanya cyangwa kubashyigikiye ubutegetsi, sinshaka kuvuga abanzi, nanjye iryo jambo sinshaka kurikoresha, kuki utababwira aho uhagaze? ikibazo ni uko iyo bavuga gutyo ntibaba bashaka baba bazi aho uhagaze, ariko baba bashaka ko bamwe bakubwira ijya mu kwaha kwanjye, abandi nabo ijya mu kwaha kwanjye. Abazi aho uhagaze barabizi undi hagati yabo. Reka nkwereke, hari abantu bangana, sibyo? Hari bamwe banga bariya n'abandi banga bariya. Yewe nahisemo kuba hagati kugira ngo basi urwo rukundo mbashe kuruvuga. Ntabwo waruvuga uri ku ruhande rumwe, ugomba kujya ahantu nibura uvuga ijwi rikaranguruka ukavuga uti nyabona mukundane, nyabona dore uko ibintu bimeze. Kuko iyo ugiye ku ruhande rw'umuntu umwe cyangwa ku gice kimwe ntabwo bishobora. Ni byiza rero kuguma aho ngaho uri, ushobora kuvuga ukaba wakunga bose cyangwa ukaba wahobera bose. Niba udashyuha cyangwa ntukonje uzarembuka. Iryo ni ijambo bakubwiye kandi warikubwiye. Ndatekereza ko ari umukozi w'Imana. Urumva ko muri Bibiliya birimo ugomba gukonja cyangwa ugashyuha. Yes. Urakonje urashyushye, ntago urama igisubizo. Nkonje nta nubwo urakazuyaze. Ndakazuyaze cyangwa nkonje ntabwo naba mpangana, ntabwo naba nkora ibi. Iyo ukonje nyine urakonja ntunavuga nta nukubona, kandi iyo urakazuyaze nabyo ntacyo birakunanira cyangwa ntunavuge. Ariko ishyushye gushyuha kuri jyewe ni ukuguma mu rukundo Imana ishaka. Ubundi gushyuha ni iki Imana ishaka urukundo, niryo tegeko yaduhaye rya mbere. Hari abavuze yuko wagiye kwifatanya n'abibuka bose. Nabyo mbikoze ari urukundo, ntabwo nagiyeyo, ariko nabyo icyo ari ikibazo tuzavuga, kuko hari ahantu ujya nzi ko inyungu zivamo ari urukundo, nzi ko nta kibi kirimo najyayo, ariko ikintu cyose uzi ko mu musaruro uzaba mubi ntabwo nakijyamo. Ikintu nzi ko nshobora kujyamo kikazana inzangano, ikintu ushobora kujyamo ugasanga hajemo umwiryane mu bantu, ntabwo wakijyamo. Iyo nzi ko imbuto ari mbi ntabwo nshobora, ariko nzi ko ikintu kizazana ubumwe, nzi ikintu kizazana ubwiyunge mu Banyarwanda, nzi ko kizazana urukundo, nakijyamo. Niyo wowe waba ubibona ko bidashoboka. Hari ibintu umuntu ajyamo, n'ibi byose maze iminsi nkora, umuntu arabireba akavuga ati ni ibintu bitabaho. Njya muri Gacaca byari bimeze bityo, barantutse abantu nk'uku nguku, byari ibintu abantu bakwanga neza, ariko nyuma baje gusanga ari umuti ahubwo Abanyarwanda bakeneye. Uko wavuze ngo guverinoma y'u Rwanda yitwa ubumwe n'ubwiyunge, none se kwitwa ubumwe n'ubwiyunge ntibigaragare mu bo uyobora mu Banyarwanda, byaba bimaze iki? Twaba yitwa ubumwe n'ubwiyunge, byahacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu rero iyo nzira niyo ndwanira kandi niyo nigisha, kandi ntabwo nzabireka. Izo mbaraga uzivana he? Ikibazo cyiza cyane. Nta handi wakora ibintu nk'ibi, izo mbaraga nta wundi utanga imbaraga n'Imana. Niyo mpamvu uzarebe sinjyananirwa, uzareba abakora ibindi bintu n'abahangana, yaba muri politiki barananirwa, sinjyananirwa. Ntabwo njyananirwa kandi sinjyacika intege kandi sinjyankangwa. Nk'ubu tubona mesaje z'urupfu, abantu bakakangura apfuye, ukabaza ubundi umuntu agutanga wapfuye, umuntu ahita agwa akagenda zibona. Ejo narazibonye kandi ndasubiza. Zivuga gute? Wowe ibyo bintu byawe wihaye kuvuga ngo urukundo ugiye kubizera, noneho ugiye kureba, urumva ugiye kureba, kuko ntabwo dushobora kwemera ushobora kudukora mu jisho. Utuntu nk'utwo hari amaterima bakoresha zivuye gasubizo ku bantu ugajya kubona na telefone utazi, umuntu abonye telefone rero ntabwo ndeka. Zivuye mu kihe gihugu? Hari n'abakuri kuri Facebook bandika amazina y'undi muntu, ugasanga umuntu yanditse undi muntu, ndaza kuzikwereka. Wa mugari tutavuga amazina y'abantu hano, ariko ndazikwereka nawe kugira ngo wirebere. Ubundi Samputu aho kwirirwa bahiritse ubundi ibyo bintu urimo nawe ukibera mu mahoro nk'asanzwe. Ndeka iki? Ubumwe n'ubwiyunge bishaka abantu bakubuza bose,
yaba bakubwira kwera cyangwa kwirabura bose bumva ko bagutera amacumu wabiretse ubundi nawe ukibera nk'umuntu usanzwe. aho rero aho iyo bakubuje gutyo niho uhita ubona ko hari ikibazo, niho uhita ukora cyane, kuko hari igihe iyo ukora bino bintu utarwana n'abo ubona ngo ni abantu, n'indi myuka uba urwanayo. iyo ubizi ni gukora. Hari iyo ikintu kigutera ubwoba uzi ko uri gukora ibyiza. Uribuka ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo niba batuka, niba bakurikira, niba bagirana ariko muzira ko muvuga ibyanjye cyangwa muzira izina ryanjye, murahirwa. Iyo mbonye ibyo ndahirwa, bita mbona ko ndi mukuri, bita mbona ndahirwa rwose. Kandi iyo Imana yaguhaye izo mbaraga, kuko nanjye njya ntangara, ni gute mfite izi, ni gute nkomeza, ni gute ukumva ingufu urazifite kandi zikurimo. Kuko iyo ukora icyiza burya ntushobora gucika intege. Ari ibintu bibi wabireka, ariko ibintu kandi ubona inyungu njya nzibona, ukabona umuntu arahindutse, harimo muganira, abana tuganira, ntumbone gutya ngo twavuganye gutya. Hari ibintu ijya nkora, aho uganira n'umuntu ku muntu kuri Facebook mwandikirana, ukabona umuntu avuga ati ibyo koko urambwiye, ndabyumvise, ndahindutse. Izo message nazo ndazikwereka. Kugira ngo tubwire misiyo yawe muri ino minsi, nizihe gahunda ufite kuri ibyo bikorwa by'urukundo n'ubumwe? Misiyo yanjye rero ahubwo ni ukongera, nasanze nta ingufu nakoresheje ari nkeya, ni ukongera ingufu mu kubwiriza urukundo. Kuko nasanze ujya ahantu izi mbuga nkoranyambaga ukareba ibintu byandikira, ugasanga urwango ni rwinshi. Nshaka kubaza ubu ngubu ni icyo uri gukora se? Ni ukwigisha iyo gahunda yawe. None se hari abantu uhura nabo, hari activité, hari abantu uhura nabo ukabigisha, cyangwa ni ukujya ku mbuga nkoranyambaga gusa ukora? Ubu muri iki gihe kubera corona ni online gusa. None se urateganya nk'iki wenda kugira ngo ibyo bikorwa byawe bijye kure? Ese waba uteganya kuba wajya no mu Rwanda se kujya kubikorerayo, kuko ariho abantu benshi bashaka kuba bikeneye, cyangwa bashaka kugira ngo ugume hano hanze muri bino bihugu ariho uhera? Ndagira ngo tubwire mu Kirundi bavuga kazoza cyangwa avenir y'ibyo bikorwa uri gukora. Ese urashaka kubyagura ese cyangwa bimeze bite muri make? Iwacu nta wambuza kujyayo, nta kibazo ibyoho. Ariko umbajije utahantu hari ibibazo ni ahangaha muri ibi bihugu. Abantu bari hanze niho usanga ntibanatinya kwerekana. Naba no mu Rwanda ho hari igihe abantu bashobora gutinya no kwerekana ibyo batekereza, ugasanga kuko babona na za gahunda zihari z'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko ugasanga iyo uri hanze niho umuntu yerekana amarangamutima yose, akerekana ahagaze n'ibyo avuga, niho ubibona koko. Abo mpangana nabo rero wa mugani abari hanze cyane cyane, ye nkeka ko hariho ho gukora akazi cyane. Urabona iyo abantu bari kure y'igihugu cyabo kandi tubyara abana, ikintu kibabaje cyane nuko ababyeyi baha abana uburozi, byita uburozi. Kuko umubyeyi afite urwango, umwana we amuha urwo rwango, ntiwamuha umwana we icyo udafite. Aho niho hambabaza, ni naho numva mfite inshingano cyane yo kwigisha urukundo, kuko abaroga abana cyangwa urubyiruko ni benshi. Ese ndirimbe nte mvuge byiza byawe, curange nte, ese mbyine gute ko kwiriye ibiruta ibyo ntekereza. Naremewe kugusingiza, naremewe kuguhimbaza, zaririmba izina rye, zarirata hose, zaririmba wewe gusa.
nta wundi ukwiriye icyubahiro, nta wundi, oya, ni wowe gusa ukwiriye icyubahiro, yeah. Zaririmba izina rye, zarirata hose, zaririmba wewe gusa. tukivuga ku byerekeranye na kominote, uburyo imibereho abantu ahangaha babayeho hano muri bino bihugu turimo, uhabona amatorero, amayegirize, usangamo hari abahutu, hari abatutsi, bamwe basengera ukwabo, kugira ngo urabizi nawe. Ese utekereza yuko abahutu n'abatutsi zicarana hakiri ibyo bibazo mu matorero y'abapasiteri, bavuga butumwa, ibyo bintu byo? Kubera ko mbaje ikibazo kirebana rero n'imyemerere yanjye nk'umukristo, ndakisubiza nguhaye umurongo wa Bibiliya. Matayo 5:46 iravuga ngo, ese nimuramutsa bene wanyu gusa, abandi murabarusha iki? Ese nimukunda bo musangiye, bo mukunda gusa, abavandimwe bawe ukunda bene wanyu gusa, abakoresha kora mubarusha iki? Kuko icyo Imana yashaka kutubwira hariya, iyo ubaye umukristo ubundi uri icyaremwe gishya, ntabwo ukiri umuhutu, umututsi. Bibiliya ivuga ngo ntabwo ukiri umugereki cyangwa umuromani, ariko twe ntabwo ukiri umuhutu cyangwa umututsi. Noneho iyo uri umukristo ukagira urwango, ubundi ntibibaho. Umukristo ubundi ikintu cya mbere cyerekana ubukristo ni iki? Burya umukristo ni umuntu ukunda n'umwanzi we. Umukristo ubwo ni umuntu witwara nka Kristo. Iyo byakunda ariko ukagerageza, iyo ukunda abanzi we, Imana aho muri iyo Matayo iravuga ngo ukunda umwanzi wawe, sabira umwanzi wawe, sengera umwanzi wawe. Nuko tuba tugomba kwitwara. Ibyo bintu bya munyangeri ntabwo byagombye kuba muri twebwe abakristo, rwose ntibyagombye kuba. Niyo mpamvu nakubwiye nti intambara ni iyi ngiyi tugomba kuyirwana, ariko cyane cyane duhereye mu itorero, kuko ntiwajya kubwira ngo abo hanze mu itorero n'ibyo cyane, kuko ufite ibyo wemera, baraza batinya Imana. Nimba utinya Imana, kora ibyo yanditse, biranditswe, amahame y'amategeko y'Imana arahari. Ejo bundi naho nzavuga kuri radio ko mu Rwanda 85% bajya gusenga ku cyumweru. Abatasenga ku cyumweru, abasenga ku wa gatanu nk'abisira, ariko abantu bose ibyigishwa ni bimwe. Ariko nibwo nagiraga inama vuga ngo abantu bigisha ijambo ry'Imana yibande ku itegeko rya mbere ry'Imana yaduhaye, urakunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Niryo tegeko. Kandi ndanabwiye nanone Yesu ajya kugenda yaravuze ati, basigiye itegeko rishya, nimukundane. Kandi aravuga ati, nicyo bazabamenyeraho nimba koko muri intumwa zanjye. Nta kindi bazabamenyeraho, nimukundane, nicyo bazabamenyeraho. Ese wakwireba, turakundana koko? Wajije abo uzi ko mu nyangire iri urakoze kubimbaza, uzi ko mu nyangire iri mu matorero, mu nyangire nanjye byambayeho. Ngiye nkubwire, nagize ibibazo by'abapasiteri babiri bangana, yewe ngira ibibazo nabo kuko umwe nagiye kumusura, undi aranyanga. Iki byambayeho kuri jye, noneho mvuge kuri jyewe. None nkareba nkavuga nti, Mungu wanjye, aba bantu bazigisha abandi koko bo batabanje tuzabigeza. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu tugomba gusenga nyine, tugomba kubishyira mu bikorwa, tugomba gutanga urugero. Nyuma y'aho amajwi yanyu yasohokeye akajya ku karubanda, akajya ku mbuga nkoranyambaga, imibanire yawe n'abariya abantu bakuvuga imeze ikibazo cyiza cyane, kuko icyabaye babiri muri bo basabye imbabazi. Yabiri nakubwiraga imbaraga z'urukundo, basabye imbabazi. Umwe muri bo Abatoronto bariyunze, bantukaga, nanamusabye ngo tujye kuri Voice of America kuvuga. Aravuga
ubwo rero ibyo ni byiza cyane cyagiye nakubwiraga by'abanyarwanda ngo ikibazo dufite aho kugira ngo abantu benshi bishime hari abababaye bari bakunda byacitse rero abanyarwanda ugasanga abantu ngo urongeye ngo se ngo umubaro rite wa muntu yagututse ndavuga nibyo nigisha ngomba kubishyira mu bikorwa niko bimeze none urashaka tugumye twangane ku buryo n'abandi tutaravugana nabo tuzavugana kandi ndakubwiye tuzagera aho tunabiseke kuko hari igihe buryo urwana n'umuntu ukibwira ngo urimo urarwana n'umuntu kumbi urarwana n'iyo myuka urarwana n'imyuka imyuka ikabateranya kandi atari mwebwe abantu tugomba gukundana gusa noneho tekereza bariya abantu n'abantu b'abavandimwe hari umwe muri bo tuziranye kurusha n'abariya bose tuziranye w'inshuti twahurira mu iterane w'inshuti cyane w'inshuti ariko tuziranye turi bato yaranabivuze nk'uwo kandi wemera Imana kuko nyemera wumva ikintu tuba tugomba gukora ni ukwiyunga tukanihana no tugaha urugero n'abandi nicyo tuba tugomba gukora nk'uwo rero icyo kintu cyarabaye rwose umwana umwe wantutse rwose aranduka ati uzapfe nk'ikigarasha asaba imbabazi narabikunze cyane tunaziranye turabonana twahuriye muri iyo groupe ibyo ni ikintu cyiza cyane umuntu kiba kivuye mu bintu nibyo rero nkunda ntabwo nkunda ngo turwane duhangane hanyuma biguma aho ngaho ubu umwanzi byawe umuntu azajya kwita umwanzi kubera ko ugomba gukora n'ingufu zawe ibyo rero nibwo kakazi k'ubukristo ugakora uko ushoboye ukiyunga wenda wari umwanzi wawe akaba inshuti yawe ugomba kurwanya ikibi ukoresha icyiza iyo niyo ntambara ndwana kandi niko ngomba gukomeza turabashimira naho ubutaha